Widley, yo, gun. Inzira zitinze yazihinduye irembo, anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Yahereye kera mu buto gusiga gusaba mbigira nk'umuco, kubana nkanerera imbuto abombana nabo ku isi y'umuruho. Sinzigera ncika intege kuko nabonye byinshi bidafite umumaro. Nkurikira Yesu umugabo utanaguterera niyo mu bibazo, nkurikira Yesu umugabo ukuraho inyangano yose n'imivumo. Uyisi guhura n'ibibazo ukabaho nabo ukibera mu mivuno. Njye naje muburire yagusabye inyumvire, Imana yagusize amavuta n'iyinumye ngo muburire, igusabye ubujurire ntuzigere uta igihe. Imbaraga zayo n'inzira zayo ntibyaje kubwayo guta igihe. Ibyaha yazize ku bwanyu yemera gupfa ku bwacu, byose byari mu mipango warurema ntiwuregera abantu, byose byari mu mipango warurema ntiwuregera abantu. Yo hey, warurema ntiwuregera abantu. Mureke dushimire uwafunze inzira agafungura aho tutatekaga inzira mu maso y'abanzi bacu. Ubusi tukita ku hahise hacu kuko ari udutunganyiza ahazaza hacu. Situreba kandi kuko tumeze ubwacu kuko ari uwatureze kugeza tumenya ubwenge. Uwo yitwa Emmanuel ibitangaza, hajya dukura mu gahinda mama ndavuga gitare cy'amahanga. Erega ngabi we yabamenye kera, nicyo gituma tumwira ati bacu ubu twitwa te. Yatuvanye ubuzima abandi atuvana mu gisimu, ubungubu turi abantu nyabantu. Kuri wa munsi w'amateka aho yajyaga ikuzimu akazamukana imfunguzo, ndavuga nyirikuzo. Noneho urashaka kumwangarika nkubwire, uyu wakurikiye yitwa Imana gitare cy'amahanga, ari hejuru y'ibigirwamana akaba hejuru y'izindi mana za Bayali, Dagoni, Moroki, Siroki, Moroki. Ubundi bw'ibyo ni ibiki ko bitumva bitavuga bidakura bidakorora bitabona yewe ahubwo ababisenga babonabona. Ahubwo umva nkubwire, ese uri mu bicuri gukora ibiki ubwakwihanya ukarama ndetse ukazanaramba? Numva uburemere bwo kubona uburambe ukabona uburamo ibintu bifite uburemere, umva ngo nanjye ndatayanjwe. Ariko reka nkwibwire, niba ushaka kugira ikintu ubona kuri no Mana nawe ukagufungura inzira. Muri iyi si dusanga mu isanzwe izenguruka bidasanzwe, ubusanzwe ubusobanuro ubusobanuzo bisesengura utasesengura kuko bwo ntiwabubona. Reka nkwibira akabanga inzira za Yesu zirenze izuza zuraraza. Nyina yari yamaze kwimyoza yumva ko bitashoboka, ariko Yesu ahageze amwereka ko byose bishoboka. Ibintu abigira bodaboda, ibintu birenga bigira no mu mahanga. Abafite parapara ajya azicecekesha inzira, yarangiza akazihindura iziharuye imiryango akayifungura. Ajya afungura imiryango ifunze, nuko iyo yarambuye ukuboko ntawaguhina, niyo yahina ukuboko ntawakurambuye. Uwo yitwa gitare cy'amahanga, inzira ziwe zirenze imyenge ya Superman. Cyagiye narindi mu mibabaro, aho nabonaga nta nzira we yaraziciye. Ntabwo nzongera kwiganyira, njyewe wa kera yarahindutse. Ntabwo banyifitiye ibimega, ntabwo banyifitiye ibimega. Cyagiye narindi mu mibabaro, aho nabonaga nta nzira we yaraziciye. Ntabwo nzongera kwiganyira, njyewe wa kera yarahindutse. Ntabwo banyifitiye ibimega, ntabwo banyifitiye